Mwese murakurikiye se? Ndagira ngo bari gutanga serivisi bigomwe amasegonda make tuganire. No gutanga serivisi mwigomwe akanya gake tuganire twese kandi ntabwo mbatindira. Nyakubahwa Perezida w'abafatanyabikorwa JAF, Nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu turi kumwe hano, banyakubahwa magari inzego z'umutekano mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Ndagira ngo mbanze mbashimire kuri uyu mwanya wanyu mwaje ngo twongere dushimangire ibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabwiye abaturage, yasezeranyije abaturage, aho yavuze ati umuturage ku isonga. Ibi turi gukora hano ni ihame ryo kugira ngo abaturage b'akarere ka Gicumbi twongere tuganire nabo, tubereke ibyo twakoze bishingiye ku byo twaganiriye. Igenamigambi ry'akarere kacu ariko n'igihugu muri rusange rira ku muturage, rikaza risanga izindi nyandiko n'ahandi tuvoma byinshi dukora, yaba mu cyerekezo cy'imyaka 5 cy'akarere cyangwa se n'ak'igihugu muri rusange, n'ibyerekezo uko byagiye bisimburana ndetse n'iby'abayobozi bakuru bagenda bemera abaturage. Ariko nashatse kuvuga cy'umwihariko n'uruhare rw'umuturage muri mukorerwa abigizemo uruhare. Igenamigambi ryacu ritangira ribaza umuturage ibyo yifuza, aribyo twita participation cyangwa se kumubaza ngo wifuza ko twakorera iki. Iyo tumaze kubibona rero ibyo abaturage bifuza ndetse tubihuje n'ibyo bindi nakomojeho, dushaka abafatanyabikorwa ndetse tukayireba n'ibyo leta cyangwa se igihugu kiba cyatuboneye nk'ubushobozi, ibyo byose tukabishyira mu bikorwa. Iyo mu kubishyira mu bikorwa rero icyambere nshima n'uruhare rw'abaturage ubwabo. Abaturage hari icyo tutabonera ubushobozi yaba mu bafatanyabikorwa ndetse n'ingengo y'imari akarere kaba kabonye, abaturage bagahitamo kwiyemeza kubikora kandi byarakozwe byinshi bishingiye ku miganda itandukanye yakozwe, yaba isanzwe n'idasanzwe ndetse n'ibindi mwagiye mwikorera, turabibashimira. Ikindi ariko ubwo tuganira ahangaha tubamurikira ibyo twakoze muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dusoje, ndagira ngo nanagaruke ku nsanganyamatsiko twahisemo. Iyi nsanganyamatsiko igira iti umuryango ushoboye kandi utekanye, umusingi w'iterambere rirambye. Iyi nsanganyamatsiko yongera gushimangira yuko ntacyo umuryango wageraho igihe udatekanye, igihe uri mu makimbirane se, igihe utaganira mu byo ukora, mu gihe utungana ibitekerezo ku mikoreshereze y'umutungo bafite, mu gihe umuryango wawe utaganira ku bibazo bishobora kuba bihari n'amahirwe ahari ngo babyaze umusaruro. Ndagira ngo nshishikarize abadukurikiye kugira ngo twese tujyane mu insanganyamatsiko igira iti umuryango ushoboye kandi utekanye, umusingi w'iterambere rirambye. Buri muturage yishoboye ateye imbere, nta kabuza n'igihugu cyatera imbere. Turashimira abafatanyabikorwa batandukanye barimo hano, yaba abagaruka mu miryango mvamahanga cyangwa se twita international NGOs, dufite imiryango nyarwanda local NGOs, dufite ibigo by'abikorera cyangwa se aribyo twita private sector, abikorera by'umwihariko. Ariko nanone no kubashimira ku mpinduka zigaragara mu mujyi wa Gicumbi, umujyi wacu ndetse no mu karere muri rusange. Ibikorwa remezo biriyongera, amahirwe yo guhanga imirimo aragenda yiyongera, mubigizemo uruhare. Abageze muri uyu mujyi ariko na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabikomojeho, babona impinduka zigaragara, ariko ntabwo turagira iyo twifuza kugera. Mukomereza aho ngaho. Niyo mpamvu nk'akarere natwe n'abafatanyabikorwa batandukanye twashyize imbaraga rero mu kugira ngo ibyo mukora mutazahura n'imbogamizi, tubegereza amashanyarazi, amazi, imihanda n'ibindi. Turashima ariko nanone ibigo bya leta, amadini n'amatorero cyangwa se faith based organizations, ibyo bagiye bakora kugira ngo tugere ku byo twifuza cyatwagezeho uyu munsi. Byakomojweho neza, ingengo y'imari y'abafatanyabikorwa ariyongereye igera kuri miliyari 12 arenga, avuye kuri miliyari 11. Aya mafaranga yaje yiyongera nyine kuri miliyari zirenga 44 zari ziri muri bije y'akarere,
ariko tutirengagije ko andi mafaranga ava mu bafatanyabikorwa akaza akagira byinshi akora iwacu atavuzwe muri aya ngaya. Ubwo twari hano ubushize mu byifuzo mwagejeje kuri nyakubahwa guverineri w'Intara y'Amajyaruguru harimo ibyo twagezeho. Ibyo naheraho cyane mwese mwibuka mwabyari indoto kuri twese ni ukubona ikipe ya Gicumbi FC igarutse ku ivuko. Ubundi twabyishimira ko ihari, turishimira ko Gicumbi FC yaje, ariko ntize gusa ariyo yonyine, ikaza iherekejwe na stade nziza, stade y'akarere ka Gicumbi. Dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye tapi nziza yatangiye gukurura abayifuza. Ubu ndabizi ko mubizi neza ko Rayon Sport iri hano, ndetse hari n'andi makipe nka Gasogi yamaze kutumenyesha ko yifuza gukorera hano, hari n'abandi bifuza kuza. Iki cyari indoto rero, ndagira ngo nshimire by'umwihariko umukuru w'igihugu ubwo aherutse hano yatwemereye kuvugurura stade, itapi yagezemo n'ibindi bikorwa byarakozwe kandi turabyishimira. Hari byinshi twanagezeho rero bitandukanye birimo ibihembo twakiriye bishingiye ku dushya akarere kacu kafatanije namwe abafatanyabikorwa mu gushyira mu bikorwa. Hari ubudasa nka dore mu isibo n'ingoga kabaye agashya kagiye mu twahembwe n'igihugu muri rusange, ariko dufite n'utundi nka dore mu isibo n'ingoga. Ariko ibyo byose icyo dushaka kuvuga ni uko ari ubukangurambaga buhuriza abanyagicumbi hamwe, buhuriza abanyarwanda hamwe, kuko ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Hatanzwe n'amatungo magufi, kongera ubushobozi abahinzi n'amakoperative atandukanye, n'ingo twabiganiriyeho, habayeho amahugurwa atandukanye ndetse amenshi afashwa kugera ku nguzanyo ndetse ahabwa n'ibikoresho. Habaye kubaka ibikorwa remezo bijyanye no gufata neza no kongera agaciro umusaruro w'amatungo magufi. Ngire ngo ntago nabijyamo mu buryo burambuye, ariko hari imishinga yadufashije nka Prisme ndetse n'abandi bagize byinshi bakora dushimira. Habaye kubaka ibikorwa remezo bijyanye no gufata no kongera agaciro umusaruro utandukanye, cyane cyane n'ibikomoka ku mafi. Buriya dufite ubworozi bw'amafi mu kiyaga cya Muhazi. Ikindi kandi habaye gutegura no gutera ingemwe z'ibiti z'ubwoko butandukanye tugamije kugira ngo twihaze mu biribwa. Twabonye ingero za avoka zeze ndetse n'imbuto nyinshi zagiye zera. Hagiye rero hegeranwa cyangwa se kwegereza abaturage inyongera umusaruro mu buhinzi, aho twishimira nk'akarere k'ubuhinzi ko umusaruro wagiye wiyongera kandi mwese mwabigizemo uruhare. Habayeho kwigisha abaturage kwitegurira imishinga no kubafasha kubona igishoro. Hatanzwe ibiganiro bigamije gukumira amakimbirane mu miryango ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hatanzwe ibiganiro bigamije guhugura abaturage cyane cyane urubyiruko ku buzima bw'imyororokere, bigamije kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi. Habayeho ubufatanye mu kubaka ndetse no gushyigikira amashuri mbonezamikurire y'abana bato. Hasanwe amazu hirya no hino mu mirenge, mu miryango itishoboye kandi abikorera, abafatanyabikorwa benshi bari barimo bigizemo uruhare. Hakozwe ibikorwa bigamije guteza imbere uburezi, harimo guhuza abarimu, kubahugura. Ngire ngo aho twasuye hose bagiye babigarukaho, ariko icyo dushima by'umwihariko ni uko ari abafatanyabikorwa bashyize ingengo y'imari ihagije mu kurengera abafite ubumuga ndetse n'abari mu miryango ikennye, kugira ngo ibyo ntibibabere imbogamizi, ahubwo bakomeze babone amahirwe yo kwiga no kubaho nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bibifuriza. Habayeho kwigisha urubyiruko imyuga. Twabonye abenshi bagiye bagira ibyo bageraho muri rusange. Muri uyu mwaka rero akarere ka Gicumbi twishimira ko twasoje umwaka duhiga utundi turere mu cyo bita ejo heza, aho twageze ku gipimo cy'42% mu kwizigamira. Ni kigaragaza imyumvire ndetse n'ubushobozi abaturage bafite, ndetse binajyana nyine nuko gusobanuka no kwiteganyiriza ku hazaza. Twagabanije ubukene. Ubushakashatsi bwagaragaje ko turi nyuma y'uturere tw'umujyi wa Kigali duhagaze neza mu mibereho y'ingo, aho nibura ubu turi kuri iki kigereranyo cya 13.3 mu kugabanya ubukene. Ariko nabwo nta gushidikanya yuko ni 13.3 izi mbaraga zose ziri ahangaha tuzafatanya nayo iri janisha rikagabanuka. Nk'uko byavuzweho, habayeho aho tutateye intambwe ishimishije mu kurwanya igwingira, aho twavuye turi kuri 38.8
tuvuye kuri 42.2%, aho niba twagabanije 3.4. Izi mbaraga rero ziri ahangaha ntabwo zijyanye no musaruro, nayo mpamvu twifuza yuko twakomeza gukora ku mibereho y'abaturage, tukabahuza n'amahirwe muri gahunda dufite ya graduation, abaturage bakibeshaho, ariko n'ibyo natwe tubafasha kubona ibyo babona bikabafasha kwibeshaho, bagatekereza isoko nyuma yo gutekereza kwihaza. Bafatanyabikorwa batandukanye turacyafite n'izindi mbogamizi, aho twabaruye imiryango igera kuri 887 ibana mu makimbirane, turabegera tukabakurikirana, ariko turifuza ko twakomeza kubegera ko twabonye ko umuryango utekanye ugera kuri byinshi. Birumvikana ubushakashatsi bwagaragaje nyine ko dufite igwingira rikiri hejuru, niyo mpamvu twifuza gufatanya namwe abafatanyabikorwa kugira ngo duhashye igwingira. N'abana kandi twabariye bajya kuri 887 batewe inda imburagihe. Turifuza rero ko iki ngiki cyaba mu byakitabwaho kugira ngo abaturage bacu bazire izo nda ziterwa abangavu bakiri bato, kuko bijyana ingaruka ku mibereho yabo ndetse n'imibereho y'abana bavutse. Bwa budasa wa muturage ku isonga, ndagira ngo ngire ibyo mbasaba. Kugeza ubu turikoresha ikoranabuhanga mu kuba twabakira, dukoresha ikoranabuhanga ryambaza. Biroroshye cyane kutubaza utaje ku biro, utarinze usiragira. Biroroshye kubaza gitifu w'akagari, nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ahari akabona ikibazo bamubajije n'igisubizo yaguhaye. Ndagira ngo rero mbashishikarize gukoresha iri koranabuhanga kugira ngo mutubaze kandi tubasubize ku gihe. Turabashishikariza kugira ngo twese twitabire kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Ibyo ari byo byose banyakubahwa mu byubahiro byanyu, udafite ubwisungane mu kwivuza ntabwo waba ufite icyizere cyo kwivuza igihe warwara. Ndagira ngo rero tubashishikarize, hano hari stand cyangwa se muri expo hari abantu bashinzwe kureba n'ubujurire mwatanze, kugira ngo rero niba ufite ishingiro gukosorwe cyangwa se bakumvishe cyangwa se twumvikane ko icyiciro urimo kijyanye n'ubushobozi winjiza aricyo ukwiye kuba urimo. Muzatwegera ari ako karere kugira ngo kuri stade ya kabiri n'iya mbere, kugira ngo tubafashe gukosoza ndetse no kubafasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza kuri stade ya gatatu ya RSSB. Abana bari mu biruhuko, ndagira ngo mbasabe kugira ngo no mwanya w'iminsi 3 ndetse n'ikindi gihe uzaba umwanya wo gusabana, umwanya wo gufasha ababyeyi, umwanya wo gukora imirimo, kugira ngo nidufungura amasomo muzagende mukiri abana bubaha, mugifite indangagaciro. Ntabwo twifuza kubabona mu mihanda kenshi, cyane munasa nabi. Turifuza abana basa neza mu biruhuko, bafasha ababyeyi ndetse no kwitabira gahunda zizashyirwaho zo kujya zibafasha kwiga no gusubiramo amasomo yanyu, twibanda cyane aho mutatsinze neza. Turifuza ko isuku iba umuco. Bafatanyabikorwa, isuku iyo tuyigize igira uruhare mu kurwanya no kugabanya indwara nyinshi zihari. Ndagira ngo rero mbasabe kugira ngo twagezeho ndorare mwabigizemo mwese, nagiye mbigarukaho. Ndagira ngo kandi muzirikane ko u Rwanda ari urwacu, dushyiremo imbaraga, turukorere, twiteze imbere kugira ngo tuzarusige neza kurusha abazadukurikira, bazarubemo batekanye, nabo bagira uruhare mu kurwubaka. Turashima by'umwihariko inzego z'umutekano, habaye ubudasa, abasirikare bacu, abapolisi bacu badufashije mu kuvura abaturage bagerenga 7,000 hafi 8,000 ku ndwara bitari byoroshye ko bakwivuza. Bavuwe amaso, abandi bafashwa kuvurwa indwara zari zikomeye ku bitaro bitandukanye by'akarere ka Gicumbi ndetse n'andi mu gihugu. Birumvikana ko rero mu gihe mvuga ibikorwa by'ingabo zacu, inzego z'umutekano zacu, munyemere duhuze ibiganza tubashimire ibikorwa bakora byinshi birimo no kuduha umutekano. Tubashimire cyane. Turashima rero byagezweho, ndetse turanababwira ko mu igenzura ryakozwe mu mikoreshereze y'imari y'akarere twanahagaze neza mu bijyanye n'ibipimo, aho twabonye raporo ya nta makemwa 2 cyangwa se iyo twita ya clean audit reports, hakaza n'imwe irimo ibyo twakihanganira, ariko tukaba twashyizemo ibikorwa imyanzuro yatanzwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku kijyanye cy'80%. Ndabasezeranya rero ko ku bijyanye n'ibikombe n'ibihembo twabonye mu nama mu gusoza iri murikabikorwa, tuzabazanira ibikombe tunabibamurikire, ariko ibyo twabonye si bike, nubwo twifuza kubona byinshi birenzeho.
nakunze abafatanyabikorwa ba REG cyangwa se abatugezaho amashanyarazi bavuze ngo ruswa oya, ibi dukora byose tubikore tuzirikana yuko ruswa itemeye mu Rwanda, ndetse naho wayibona cyangwa se aho wakumva ko havugwa ruswa mu mikorere n'imitangire ya serivisi, ibi tuzafatanye kubica, ababikora bakurikiranwa. Ndagira ngo rero nkomeze kubasaba ubufatanye mu gusubiza bimwe mu bibazo bigihari, abaturage badafite aho kuba, badafite ubwiherero, bakiraza mu matungo mu nzu bararamo ndetse n'ibindi. Ibikorwa byose bizadukunda ariko dushyize hamwe. Ndagira ngo mbifurize kuzagira imurikabikorwa ryiza, tuzabagezaho aba DJ, dufite aba DJ beza, dufite abahanzi yaba abakomoka ahangaha, dushimira Bitabu twabanye ndetse yiteguye no kongera kubasusurutsa. Tuzabane bitunezereze, ni buri gihe kugera saa 2 z'umugoroba. Turahari ku bwanyu, ibiti kugira ngo mwishime. Ni bya twavuze twatanye tuvuga ko twifuza ko umuturage aba ku isonga, ariko akaba ku isonga by'ukuri. Ndagira ngo mbashimire, mugire umugoroba mwiza. Turahari ku bwanyu, twiteguye no gukora byiza birenze ibi dufatanije.